reka ngushimire wowe ugiye kuganira natwe mu buryo uduteze amatwi ariko tutariho tukumenya ko utwumva, kandi nk'uha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe hano. Sinzi uburyo ntacyita ariko turaza gusoza tukita izina. Reka nsaba umuvandimwe abanze atwibwire amazina ye ndetse no mu rugo. Amazina yanyu mwitwa bande? Amazina nitwa Nduwimana Jean Pierre, mu karere ka Kirehe, mu kagari k'Gatarama. Jean Pierre, amakuru yawe? Amakuru ni meza gake gake. Yavuze gake gake se? Abari impamvu. Impamvu se mu buzima ko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ntituzabura guhura n'ibibi, ntituzabura guhura n'ishyano, ariko uzana ishyano niwe ugowe. Niba nkibyibuka sinzi, ubanza ari uko bimeze. Janvier, byanze bikunze iyo umuntu atameze neza aba afite impamvu, kandi no kwikira ikintu kiba kimunga umutima, uba ushaka gukira indwara arayirata. Janvier, ubundi ikintu kiremereye umutima wawe ni igiki? Umuntu koko byo bavuze, iyo ashaka gukira indwara arayirata, nibyo. Njyewe nagize igikomere gikomeye bitewe n'isi byinshi tunyuramo, tugenda duhura nabyo. Nagize ikibazo gikomeye cyane ku muvandimwe wanjye. Umuvandimwe wawe muvukana? Umugore wanjye. Umugore wanjye twarakundanye, dukundana ahantu, dusezerana ko tuzabana. Njye nawe turabyemeranya, turageraho tugeraho turabana. Umuvandimwe wanjye twahoranye imyaka 5, ariko kubana kwanjye nawe imyaka 3. Mukundana 5, mutangiye kubana mu bantu 3 yonyine? Tubana 3. Ni kabisi babishatse. Abarwaye baramwanduje, abarwaye. Bivuze ngo baramwanduje ni uburozi? Nicyo ushatse kuvuga? Umugore wawe ararogwa bituma agera ku rupfu? Ku rupfu rutunguranye rubabaje cyane. Yarwaye igihe kingana iki? Yarwaye ku itariki 24 apfa kuri 25. Iminsi 3. Yarwaye iminsi 3 yonyine? Ni bumwe butaraza. None se hari icyo yapfaga n'abantu? Nta kintu yapfaga n'abantu, gusa nyine ariko icyo nkeka kugira ngo bibe nyirabayazana kugira ngo urupfu rwe rubeho, ni uko hari umuntu nkeka wamugiriye nabi nabonye hanze mu ijoro, mubwira ko atazongera kurara abyina urugo rwacu. Uwo mugore arambwira ati warambonye? Ati rero ubwo wambonye azakwereka. Guhita rero amemukira, umugore wanjye apfa urupfu rutunguranye rubabaje rw'agashinyaguro. Iyo uvuga rubabaje, urugwa se umuntu akarwara? Yenda iyo ubuze uwawe urababara, ariko se kumuroga bamuroze gute? Bamuroze gusemeka, akajya asemeka isigane, yahagera avuga ko ashya mu nda, arashya. Yarangije ajyana kwa muganga, amujyana kwa muganga. Mu uwo munsi agitangira gufatwa gutyo, mbamujyana kwa muganga, bongeye kumucisha mu cyuma, barangije ahita agwayo. Ntabwo wigeze ukeka ko yaba ari amarozi ngo ujye kumuvuza? Amarozi nayo ibyo nakekaga ntabwo ari byo. Namuhaga imiti ya kinyarwanda, we ntagahita ashya umutima. Ubwo biba ngombwa ko mugejeje kwa muganga ahita apfa. Aje gupfa kwa muganga kigaragara avuga ko yapfuye. Mbanda avuga ati mumushyire muri morgue. Ati morgue wapi, wuzuye. Baramunyohereje, bamunyohereje. Ageze mu rugo arongera aba muzima. Aba muzima. Namuha amata akanywa, namuha amazi ashyushye mu kanwa akayanywa, namwicarika akicara, ingingo zose zikora. Amaso agakanura? Kandi muganga yamusezereye nk'umuntu wapfuye? Yamusezereye nk'umuntu wapfuye.
hanyuma arongera aba muzima. Amaze kuba muzima nitabaza ubuyobozi bw'umurenge n'ibitaro, bose baraza. Ubwo nyuma nabo babonye bibabereye amayobera, ati ibi natwe byatuyobeye ariko nta kundi yapfuye. Ati se umuntu ashobora gupfa akamara iminsi 3 mu nzu, akaba yicara akicara, akaba yahindukira agahindukira, urubyo nuko ko bishoboka. Ubwo rero bagomba jedu y'ibitaro bikuru bya Kirehe yemeje ko yapfuye no kumushyingura. Nyuma yaho rero ibyanteye agahinda cyane, uwo mugore nkeka nabonye ari we baramuroze, kuko twajyanye ikibazo ndavuga ati dore murampekuye ntako mutagize. Tujyanye ikibazo mu gitondo cya kare, bazana amara bayamanika mu rugo iwanjye, n'amafoto murayabona ko bayazanye bagahita bamanika ku mugozi. amara y'umuntu nitabaza ubuyobozi nabwo ntabwo bwigeze bumpa igisubizo kinshimishije, kubera ko kino gihugu cyacu kitemera amarozi. ntabwo amarozi ayemera mu buryo bumwe n'ubundi. ubwo ni uko bazanye amarozi, bazanye amara, nitabaza abantu, turaza tuyakuraho. Gusa tumaze kuyakuraho turajyana dushaka kandi ahantu tuyashyingura. Umugore wanjye rero apfa asigiye utwana 3, byukusenge Louise, utwana 3 gafite amezi 3, agafite n'imyaka 2, n'akandi gakuru kako kitwa Rubi Jean Paul. Utwo twana ubwo nitwo turi kumwe, urumva n'agahinda ni kenshi. Jean Pierre, umuturanyi cyangwa se nyamuturanye n'aho duturanye, si muraturanye uwo muntu ukeka ko yaba yarakorogeye umufasha? Turaturanye cyane. Mubanye mute nyuma y'aho ibyo bibereye? Urumva umuntu yaba yarakwiciye umuntu kandi akanabyemerera. Yarabyemeye se? Yarabyemeye cyane. Nyuma yaho yarabyemeye? Yanabyemeye aho abayobozi bahari. Abayobozi baraje aremera ati ni njyewe? Yaraje, bari abantu benshi bavuga ati njyewe, bafashe umugore bagiye kumujyana, baravuga ati umugore mumureke, ntabwo ari umugore wantumye n'uyu nguyu. Ni runaka wantumye kumugirira nabi? Ni runaka wantumye kwica uyu mugore. Ubuyobozi nabwo bwari buhari, kabona n'ubuyobozi ko bwamufashe uwo mugore bugahita bwongera bukamurekura. Kandi we yemera icyaha? Kandi we abyemera ko bagize icyo bamutumye ngo yice umugore we. Ubu ikintu ushaka kugira ngo rero tuganireho, ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza nubwo atari neza, ariko gake gake turashima Imana. Ugomba gukomeza, ibikomere bigakira, nta gikomere Imana itakomora. Ibyo wowe ubwawe ikintu uba ugomba gukora ni ukugira inshuti uganira nazo, abavandimwe bakakuba hafi, mugasangira ibitekerezo, ukabona imbaraga zo gukora kugira ngo babana batabura nyina ngo babure na se. Ni icya mbere. Icya kabiri nemeza neza ni uko ufite umwenda wa nyakwigendera, w'uko inshingano yari afite zo kurera abana akabitaho, ugomba kubikora wowe n'imbaraga zawe zose. Aho ari kubemera Imana, roho ye ahiri, ikajya ihora inezerewe ko urubyaro rwe rumeze neza. Ibyo noneho nta wundi wakugiriye nabi, yabaye nk'igisiga gitwaye inkoko ifite abashwi, akabona ko abana bakiriho kandi papa wabo abitayeho. Mbese nyuma y'ikibazo ubuzima burakomeza. Burakomeza. None se uwo muntu wakugiriye nabi ubundi biba bitewe n'iki? Ntamubaniye nabi wowe wenda, cyangwa se nta bindi bintu mwapfaga? Uwo muntu wangiriye nabi akanyicira umugore kugira ngo amwice, ndakeka ari uko namubonye hanze mu ijoro saa 6 z'ijoro byonyine. Akiyambaye ubundi ngo ntawuvuga umurozi. Niryo kosa nakoze. Tukigera muri izi nce, tukigera hafi aha, bavugaga ko ntawuvuga umurozi. Ntawuvuga umurozi, iyo avuze ati uramenye uricecekera,
yavuze ati biki n'ibiki uricecekera, yego, none wowe wagiye cya uramuvuze, niba ari byo bategetswe, niba ari byo biba birabaye, ariko ubwo ibuye ryagaragaye ntabwo rarikisha isuka. Nizere ko ni ukuba maso yego, ucunga abana bawe, nubwo hari indi mana, ariko nawe nk'umuntu hari icyo uba wakoze, hari icyo uba wagerageje gukora yego, nawe, kandi hari igihe n'Imana yamuhindura agahinduka akabireka. yego. Uretse rero ko inshuti zawe zakwegera zikakuba hafi bakakurema umutima, ubundi barabikoze. Hari bamwe baraje abaturanyi baza kunsura turaganira, kubona n'umurenge wa Kigina wambwiye ko uzamfasha kumenya abo bana, cyane cyane n'abaganga bo muri ba Kirehe kuri poste de santé Nyamugari baramfashije kubona amata y'umwana, kugeza ubu uruhinja rw'amezi 3 yasize ubona amata nk'uko bikwiye kabisa, igihugu kikwitayeho. Ibyo rero nibyo bitanga icyizere burya, igihe ubona utari wenyine mu bibazo byawe, urumva ibyo ubwabyo ni icyizere. Reka rero ngire ngo mu gusoza iki kiganiro kitari gito ariko nanone kitari kirekire tugiranye, ujya usenga? Ndasenga. Senga muri edini? Senga muri ADPR. Senga muri ADPR? Yego. Kumenya Imana nibyo bya mbere. Uriya muntu uzamubabarire? Namaze kumubabarira. Umaze kumubabarira rwose, niba atanabizi uzamutume hano ubwo uti narakubabariye, kiranuke ku mutima wawe, atazabura ijoro ngo niba arimubujije. Byabayeho no ku murenge badutumyeho ribo tujyayo, n'umuyobozi w'umurenge wacu tujyayo ku murenge nawe turicara, mubwira yuko mubabariye, ko agomba ibyo yakoze nawe ko Imana ibizamuhana cyangwa se ikamubabarira, ariko ngiye kubitiranya namwihereye imbabazi. Namaze kumubabarira rwose. Ujya usoma ijambo ry'Imana? Ndarisoma. Mbwira ijambo rigukomeza muri iyi minsi. Ijambo rinkomeza muri iyi minsi ni ubuzima bwa Yobu. Ubuzima bwa Yobu ni filime iremereye. Iraremereye cyane. Jya uhora rero iryo jambo rigukomeza ntirikave ku mutima wawe. Abantu bajya bahura n'ibibazo biremereye nk'ibyo ngibyo, ukajya ukumva umuntu nawe abaye agiye yahuje ibiyobyabwenge, abaye ibisindisha bibaye inshuti ziwe, ariko niba koko ufite ubuhamya bwa Yobu ku mutima wawe, hari akantu nibuka nkijya gusenga batarangusha, burya hari igihe umuntu akubera umushumba mubi akakugusha, ariko ubwo nanjye nzaza dusengane muri ADPR. Yobu niwe wavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, n'ubundi nzasubiramo nambaye ubusa, ntacyo naje nzanye. Yobu yabuze abana, abura amatungo, abura abagaragu, ariko ntiyareka Imana yiwe. Kandi mbaye pasiteri nabawe, sibyo? Njye ndumva nk'uko twatangiye ikiganiro mvuga ngo turagisoza tukita izina, cyari cyo gusana imitima, duhereye ku yacu, by'umwihariko wawe. Tuza wumve yuko Uwiteka ari we murinzi wawe, ari we mwungeri wawe, ntabwo uzakena, ashoboye byose. Azakumenyera urubyaro, azakumenyera n'ubuzima bwawe. Noneho rero n'akantu kanshimishije cyane, kuba n'igihugu uri kumwe nacyo. Uzabura iki wa mugabo we? Ntacyo nzabura. Banyemereye n'inka utera ubwatsi. Tuzakura tubyike rwose. Ndagushimiye rero, sinzi niba hari icyo wabwira abantu, inshuti zawe, abavandimwe, niba hari ahantu washimira by'umwihariko tukabona tugasoza ikiganiro tugiranye. Ntabwo nabura gushima abambaye ingayi. Mbere ya byose ndashima abavandimwe banjye bambaye hafi, n'ubu bagikomeje kumba hafi. Hari n'umumama nawe wankamiye, yemeye kunkamira amezi 3 ku buntu, nta mafaranga amuha. Ndamushimiye, Imana igikomeza imuhe ubugingo,
izina ryiwe. izina rye yitwa Mama Muneza, Mama Muneza. yani Mama Muneza mu Cyarabu. Mm, Yitwa Nyirabemerimana Christine. yego. Ndamushimira cyane aho ari hose, abyumve ko mushimira. Mm, Yangiriye neza, yameye kunkamira amezi 3 ku buntu, umwana akajya abona amata. mm, Ndashimira undi mu mama uri muri Canada, mm, yemeye kumfasha kuva abana babaye imfubyi kurinda bagera batangiye kuba abasore. mm, Ndamushimira nawe, yangiriye neza, hari ukuntu abigenza akanyohereza amata y'umwana nawe n'umuceri w'abana. mm, Imana ijya ikomeza imumera umugisha, mm, ajya akora bikunda. yego. Cyane cyane ndashimira na kampani ya Techstar Mm, yambaye hafi n'abayobozi bacu, kuko nanjye nko mpagasiriza, ndabashimira kuba barambaye hafi bakaba nabo bagikomeje kumfasha. mm, Ndabashimira kandi bakoze rwose. N'ubuyobozi busanzwe N'ubuyobozi. wabivuze mbere. n'ubuyobozi bisanzwe nabushimiye. Cyane uko nk'itaraza ni izaza izaza rwose. n'umukuru w'akarere ka Kirehe, Mm, meya nawe twarabivuganye, yambwiye ko izaza rwose. rwose. Rero reka nanjye mushimire kuba wagize umwanya wo kutuganirira. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi gukomeze. Yego namwe. Sawa, ibihe byiza, urakoze cyane Janvier. Sawa sawa. Sawa.